inyama umuntu aragasanga iwawe wenda sujya ko yaba wenda aziririza uru ruboga ubundi rasa nabi. Hello ladies and gentlemen, twagarutse ni ya channel yanyu mukunda cyane, ni ya channel yanyu ibakunda cyane. Dutangire dushima guys, dushimiye abantu bose bakomeje kuduha commentaire, abantu bose bakomeje kuduha ibitekerezo, abantu bose bakomeje kudusharingira, abantu bose bakomeje kutwereka urukundo. Guys, turabashimiye nge na Mrs P, tubikuye ku mutima. Muri intwari cyane kandi turabakunda cyane. So twagarutse na channel yanyu rero, Mr and Mrs P's Family Show. Hagiye gucya nk'ibisanzwe, murabizi uwo twiyizeye tuzanye ubushya buri gihe. Shobora kuba ari ibintu uzi cyangwa sitabizi, iteka tuba turi hano ngo tubahe amakuru ku gihe. Guess what, uyu munsi tubafitiye iki? Murabibona hano iruhande rwanjye, yabana fite inyama y'igisore kweri. Murayibona? Iyi rero ni ham. Nyama bita ham, ni nyama y'ukuguru, fata nko ku gice cy'ingurube, ukuguru urone nitako uricimburiremo, nimara kubereka neza ndabika hano harimo igufa, ubona nukunguka takora ikase ritariza, uricimburiremo nko mo hagati ndimo mubiri takora bimeze gutya, ni bacimbura aho rifatiye ku mugongo, banacimbure ahagiye kuzoka akaguru gatoya kamanuka. Ni hamu rero, hamu itandukanyeho n'inyama z'ingurube, niyo mpamvu bataniyita pork cyangwa se batayita inyama z'ingurube, itayo hamu ikozwe mu ngurube, ariko ingurube babanje gushyira ahantu bakayiranzika. Ibintu bitaga kuranzika mu Rwanda ndakeka tubizi neza, ngo ni system bafata inyama bakayishyira ahantu, bayishyiraho kotsi gake ikagenda ikabanza igata ibinure byose, icyo bakora gusa bagenda bongeraho akunyu, bongeraho akunyu na kakotsi kakagenda rwose, ibinure byose bikayishiramo burundu. Noneho barangiza bakayiteka. Mu kuyiteka nabwo ntabwo batekesha amazi cyangwa ikindi kintu, nabwo batekesha umuriro muke, nko mu ifuru muke cyane ushoboka, ikagenda igashya. Hamu rero ni inyama nziza cyane, iri recommended. Aho kugira ngo umuntu arye ingurube, warya hamu. Kwako hamu igira calories nkeya cyane, no mu bintu byinshi muzabona aba dietist cyangwa se abantu bari kuri regime, uzabona abantu baba conseil ngo koresha hamu, gukoresha izindi nyama nk'ingurube cyangwa se inka, wakoresha hamu. Kubera ko hamu urumva yararanzitswe, yataye bya binure byose, cya kintu cyakwigira kubyibushya umuntu, cyangwa se kintu cyari kuba kibi cyane, nawe ntabwo wavuga ngo ikiryo cyo kurya kigira uriye byinshi kigira ingaruka, ariko paraporo y'ibindi yo usanga yaragabanyijwemo ibyo twakwita byangiza umubiri cyane. Ni nyama iranditse yagezeyo. Aha rero muri Amerika irakunzwe cyane ku bantu kuri Thanksgiving. Ushobora guteka turkey, ushobora gutegura ham. Guys, niyo mpamvu nzanye video mbere ngo wowe utabizi, abashyitsi kuri no Thanksgiving zaza yino season, abashyitsi tuzabakorere ibintu byiza cyane. Urumva rero ushobora kwikoresha gutyo, cyambere ni kuyigabura abashyitsi gutyo nyine nkuko muri bone ndi biteke bakaba irya nk'inyama. Ikindi cya kabiri ukwishyira muri sandwich mu gitondo, ni ibintu bya mbere, iraryoha pe. Oven yacu nakoze preheating kugira ngo twihutishe igihe, ni isoni yumva bitayari. Urumva rero ushobora kwishyira muri ibintu cakubwa ibintu wayikoreshamo, kuba ngo wayirya gutya direct ko muri buyibone. Ushobora kuyishyira muri mugati mu gitondo ukaba wayirya, cyangwa andi masaha ushobora kuyishyira muri salade nyinshi cyane, uzasangamo ham zikaswe bitandukanye, ukaba harimo ham. Ushobora kuyiteka nk'imboga, ukayishyira mu isosi, ukaba wayiteka nk'imboga. Ni ibintu byinshi, nzabereka amoko menshi, ndabyandikamo hasi cyangwa se nzabireka, ndareba uburyo bwiza mwazabibona, ariko ikoreshwa mu bintu byinshi cyane hano. Rero guys, abatarya ingurube mutwihanganire, ariko cyo nababwira ko utafite umuziririzo ku kintu kijyanye n'ingurube, hamu ni nziza cyane kurenza inyama y'ingurube. Ya
mwumvise ko yo iba yataye n'amavuta ibimeze neza cyane. Nimba munayireba urabona ikurere ryayo. So hano bafite ham iri hafi amapaundi 10 niyo ngiye kubategura uno munsi, ubundi mukareba uburyo imeze. Mbere na mbere twihuse rero, mfite inanasi niyo nikatiye guys, niyo nikatiye hano rwose. Ni inanasi sanzwe naguze ndayekiranze irashya, byizura rikigashikazana umutobe. Ni inanasi. Mfite ji y'inanasi nayo unasem yasagutse, ji y'inanasi itarimo ikintu, inanasi gusa ji yayo. Ubundi hano nkagira na cherry, cherry nazo hano. Byose ni byo nshaka gukoresha ngo kire flavor yabyo muri no hamu yacu, ubundi tubere ko bimeze. So twihuse rero, reka twihambure dutangire kwitegura. Hasabwa iki? Reka dukoresha shi turebe n'imbere. Dushaka kubanza gukuraho, nta kundi no kuyikebaho. Unakikeba gutya rwose uhita wumva ari inyama iranzitse, cyangwa se nimba nayita kagahumuro k'inyama rwose yahoze yigahora igahora. Urabona byandi nababwiraga ko yo ibi tanasa n'inyama y'ingurube, hari niko nabyita. Nimba mubireba rero, maze gushyira akagashashi kayo, takuraho kanaga protege iri ni gufa. Nimba harimo nk'abareba neza, noneho urabona ko iyi niyo sura yayo. Urabona ni itako ryose babojoye rwose rikaza uko ryakabaye, uraribona rwose. Ku bantu wenda bigeze bajya barebaho amadesi anime kera cyane, hako n'ubundi akeka ariko bikimeze. Amadesi anime yitwaga Tom and Jerry, bajyaga barwanira ikintu kimeze gutya. Ku bakunze filime bakiri bato. Hame yacu rero hari uburyo bubiri. Hame ishobora kuza ikasemo direct, ariko ntago twashatse gukoresha buno buryo kugira tubereke uburyo ki ufite idakase ushobora kwitunganya. Turaza rero dufate icyuma cyacu gityaye, tugende ducamo imirongo isa nkaho ibaraguye. Kuko ngo ni gutya. Ukaso wumva handi gufa risa nk'irihereye rwose. Udashaka kujya muri ibi, harimo hamu bacuruza deja zikase, ku buryo cyo ukora gusa gushyiraho ibirungo. Ariko iyi ntago twashatse kujya kugura iyo idakase, kugira ngo twereke umuntu waba waguze idakase nawe uko ashobora kubikora, cyane cyane ko nko mu minsi mikuru hamikase cyane cyane ikora nko mu migati cyangwa ibintu kwa tore duto cyane. Ariko nk'iyi no ngo wanayakiriza abashyitsi bitukaza bakataho piece nini nta kibazo kirimo. Hano maze ukataho imirongo iberetse gutya, ndongera nkatemo iyinyuramo. Ubona ngo iyi yagendaga gutya, ndaza nkatemo noneho iyinyuramo iyi ngiyi. Kama mubibona, tuvuga ngo nkoze shape ukata iyo ushatse. Mbese nkoze imirongo imwije gutya, indi nayo ikayitizamo gutya, bikagenda binyuranamo gutya. Umaze kubigenza gutya rero, nyikase gutya, harimo uburyo bubiri. Nshobora kuyisiga utuvuta duke kugira ngo itaza gushirira, cyangwa se waba ukunda isukari nyinshi cyane ugateraho ubuki, ukoresha ubuki. Ariko ngi
kwa nshaka kulimita kwa hano mfite n'inanasi nshaka kuza kongeramo flavor yayo, ndakoreshaho tuvuta vuba vuba ubundi nkomeze imyiteguro yayo. Udafite agacupa ushobora gusigaho bisanzwe. Tumaze gushyiraho utuvuta hose rero, hano haye hose turazana ya pineapple yacu, tuze tuyishyireho gutya. Hano mfite kirida ujombemo. Izi nizo gufata pineapple ngo igumeho, wongere kore n'indi process nayo nk'iyi. Izi nizo zigenda zinyengeteramo zikazanamo aga flavor kari naturel, kandi umuntu yanakarya kumvamo bwa buryohe, ntahite yumva ari nko kurya nyine nk'inyama y'ingurube cyangwa se indi nyama yose. Niyo mpamvu usanga cyane bakunda abantu guteka hamu, cyane cyane wari iminsi nk'iyo nababwiye Thanksgiving, kubera ko iminsi abantu baba bari buterane, harimo n'abana, harimo abakuru, bose bashobora kwenjoyinga kurya akantu karyoshye kwa. Ntabwo ntuze kugira ikibazo cy'uko hari buzemo harashobora kwitavuga ati babaye tugase ko ndeba kizeho pineapple ntishobora wenda kuza guteramo isukari nyinshi. Oya, ariko iyi ni nini cyane, w'inyama imaze gushya yacu rwose, nta nubwo umenya ko higize hajyamo pineapple. Wumva akantu ka pineapple gusa, ntabwo rwose byo kuvuga ngo urasanga wenda n'igisukari cy'igisoryo cya gisukari kubita iryinyo kumva kirakurembeje, ntabwo bijya bibaho. Wapi. Noneho urangije mimbere for decoration, urafata aka gaceri kawe kajombemo hano, ndakandi kwa ngo ibi bituma flavor iri buze kuza rwose itandukanye kure cyane na flavor umuntu yakimaginiye ubundi inyama yabifite. Kwa ngo umuntu uriyeho araza kumva yumve ni nko kurya fruits, kandi harimo n'akantu ko kuba warya inyama kabe karyoshye mbese. Niba ariko nabyita kuka kabe karyoshye. Urabona tumaze gukwirakwiza. Ntabwo izi ushyiraho zino pineapple n'izi cherry ntabwo ari ngombwa vuba, nta design bigira nyine, ntabwo ari ngombwa ngo urashyira hano ntuzijene. Icyambere na mbere nuko washyize hano hejuru, aha hejuru. Kwa cyo dushaka iyo tumara kwishyira mu gisorori dutekeramo, urumva umushongi w'ino nanasi uragenda umanuka ujya hasi. Hano hasi nitumara kwishyiramo ho ntuzagira ikibazo cyaho, kwa mutobe n'ubundi uraza urekemo hano ugomeze winjiramo muri hamu yacu neza. Niyo ngo icyambere no kugira ngo gusa uzigeze hano hejuru zigende zimanukira muri handi twagiye dukata, zinagenda zigeramo hazongera zigaruka muri wa musokororo muri rya gufu. Okay, tumaze gushyiraho pineapple yacu rero na cherry zacu, nta kindi dukora tuza nk'abayigiza imbere. Tuzane igisorori cyacu, nkunda kubanza kugisasamo gutya kimene nk'ufite igisorori kifukuye ushobora kugitekamo, ariko utanagifite sasamo gutya kugira ngo umutobe urabona nawe uri misi ukomeze uzamo gutya. Uragishyira hano, nurangiza uraterura hamu yacu, uzane uyirambike hano gutya. Urabona igeze mu gisorori iratujemo, ari igiye kugenda ihiramo neza igenda ishya uko tubishaka. Hariho metode ebyiri. Metode ya mbere nukuvuga ngo ushobora kutongeramo ibirungo byose udafite umwanya, ushobora kutongeramo ibirungo byose. Hano hari nka ji mwabonye iraha,
hari n'ibindi bibereke ushobora kuta ubyongeramo hano ugapfundikirana ugateka. Iyo ni metode ya mbere. Gusa nanone nk'umushefu cyangwa se umuntu ushaka gukora indyo nziza iri buryohera abantu, ntuzabikore gutyo, kuko nubwo byihuse ariko bizazana hamu yawe yatose cyane, isa nkaho yahiye cyane yashaye. Yashaye. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo reka kwita usukamo ibindi birungo turi mbere ko bikora by'amazi, reka kwita ubisukamo. Ngiye mpitamo kubanza gupfundikira gutya. Namara gupfundikira nashyuhije ishyiga ryanjye kuri 325, ariko uhangaho bushyuhe nta kintu, nta upfa kudarenza 325, ushobora guhera kuri 325. Niko ngiye mbikora, niko niza. Uwo umaze gubushyiramo wakoze preheat 325 Fahrenheit mu convert muri Celsius, noneho urapfundikira. Nupfundikira biteye n'ibiro amapaundi hamu yawe ifite. Nk'iyo ngifite 9 n'ibice, amapaundi 9 n'igice arengaho. Ibanga cyangwa se amabwiriza ya hamu no kuvuga ngo buri paundi yose rya hamu riba rigomba gutekwa hagati y'minota 12 na 15. Nuvuga ngo urafata iminota 12 kuri 15, ngiye nkunda kwita mfatiramo hagati nkabara 13 n'igice cya 14 hagati aho ngaho. Niyo uri ufate ukube na hamu yawe. None numara gukubona ya hamu yawe, urabona iminota wakagombye kwiteka. Urugo n'umuntu udafite ibikoresho mu rugo, nibanga nkwibiye zafata ibiri ifite uhino ushaka kutukuba kuri 15. Azironga ziri hagati y'minota 12 n'iminota 15. Nibirangira urayikuramo nta kibazo. Ariko nk'umushefu ntabwo ugikora ibyo ngibyo, ahubwo twe tuba tubizi ibyo. Urayishyiramo upfundikire urumye. Hamu ishya ifitemo imbere temperature 160 Fahrenheit nibwo ibihiye. Twebwe ntabwo tugendera ku ibyo byo kuvuga ngo hagati, kwaho twizera ko ikintu gihiye ni cy'umuntu aba agomba kurya. Dushaka ikintu duha umuntu kikagira kikumvikana nkaho kitarimo akantu k'akarusho, mbese katetswe n'umuhanga. Niyo mpamvu twe tuza gukoresha aka gapimo. Ngo aka ni agapimo gapima ubushyuhe, akwaba ufite kose gapima ubushyuhe, niko uza kujombamo kugeza ugiye ukageza urebera hari inyama nini. Nk'ungeye inyama nini ndayibona iri muri ibice, nkajombemo kagende kagere hafi y'igufa, nikanyereka ko imbere hagezemo ubushyuhe bw'160 Fahrenheit, ubwo muri Celsius convert niho hamu yanjye bihiye. Bitari byageramo ndagomeza ntegereze. Gusa formule ya plan B niyo ngiyo, hagati y'minota 12 na 15 kuba n'amapaundi ifite hamu yawe. Nabyo bipinye usanga n'undi biri around there cyangwa se birenzeho gatoya, ariko nk'umushefu kuri agakoresha. Ubwo rero tugiye kwita dukora iki? Ubwo ngiye mbabwiye ibintu bibiri. Yewe birungo ntabwo mbikora, nuvuga ngo ngiye kuyishyiramo ndabara kara amasaha 2, ariko nkomeza ngendera ku bushyuhe. Ndayiteka isaha 1 n'igice ya mbere ipfundike nta kindi kinongeyeho. Nimara kumara isaha 1 n'igice nibwo ndi buyifungure, tsukeho ibirungo byanjye nshaka gusukaho, nongere noneho miteke iminota isigaye ipfunduye. Abyumvishe bitabiza bimeze neza cyane. Urabona irafunitse neza, making dushaka umwuka wose nawuhejejemo. Cyangwa nongeye kuyishyiramo ya minota nababwiye, ubundi nkomeze ncunga nayo. Nyuma y'isaha turayifungura, dusukeho cya kirungo cyacu cyangwa wa mutobe wacu uzanamo indi flavor, ubundi twongeye tubisubizemo tuze kwirira hamu imeze neza cyane. Igice murabona kizemo isaha 1 n'igice. Rero reka tutegereze mu kanya tuze kureba ko bimeze, tugiye kongeraho ka karungo kacu ko hejuru, ubundi gahita biba. See you.
Okay guys, so isaha n'igice ni nko guhumbya. Utetse mu gikoni byose bari pa 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 pa. Guys, ariko mwibuke gukora subscribe. Share like please. So, urumva rero isaha n'igice yacu irashize. Icyo tugiye gukora nuko nkuko nabwiye niho tujya kureba daboro uko gahunda yacu imeze. Ikindi cya kabiri tukanongeramo ikirungo. Oh, so heavy. So amazing. Check it out. Twibuke yashize isaha n'igice. Oven turayihorera. Oh my god, I can smell. Ooh, look at this. Wow. I don't know if you guys see this, but it looks so amazing, I'm telling you. Wow. So perfect. That's nice. So, what do you put no point? Nimba uri umuntu ukunda isukari, cyane cyase kurya ibiryo byahanga cyangwa kwa hano bayiteka, ndagushyirira hano kuri uruhande, reba kuri uruhande rw'ino video, hano. Ibyo ushobora kongeramo harimo ubuki, harimo brown sugar, ni liste ndende. Ntago ari ndende, sorry. Ni liste nyine ibintu nka bine bitanu ushobora gukoresha ukavanga n'iji yacu y'inanasi twagize n'ubundi. Ariko twebwe dukunda flavor y'inanasi kandi noneho ntago turi abantu bakunda isukari cyane, ntago dushaka kwazamo ibintu biri artificial byinshi cyane. Niyo mpamvu mpitamo ushyiraho ji. Nabibona oven yacu mwumvira cyasononekeyemo bwa bucyuhe, ndongeramo ji y'inanasi yindi, nindangiza nongere nyisubizemo noneho ipfunduye. Noneho tugiye kwisubizamo indi minota 30 turebe ukuntu iba irimisa. Turebe muzahumure rwose ibisa neza, iragenda isike ikurure. Umuntu udakora isukari nyinshi yayikora uburyo bwanjye, ariko ukora isukari nyinshi nabwiye ko kakandi kaciyeho nari nabashyiriye hano ibyo ushobora gukora n'ingero zabyo. Murebe ko hariya nkiyikuramo, murabona ingero zabyo mushobora gukora za brown sugar, ubuki, byose ushobora kubikora gutyo kandi byo bikaza biri perfect. Ariko twebwe isukari yaratunaniye, tugerageza kubyevita. Reka tuyisubizemo turebe noneho. Tuyikuzuzamo iri uncovered, ngo ngo ipfunduye. Dushyiremo iminota 30. Bibutse yuko iyi minota 30 ntabwo ari tugenderaho, akandi ko kari bubyemeze, akandi ko tubwira ngo yahiye cyane yahiye. Ibi byose by'iminota twebwe nk'umushefu ntabwo bigenderaho, ureba temperature mu nyama yawe. Rero turategereza, ariko tugende na yasabwo. Ndimo ndakompara ibintu bibiri, ndagendera ku minota nagomba kuyiteka, ariko ndi bubyemere neza maze gushyiramo kano mbonye yageze kuri temperature yanjye nshaka, mvuge nti yahiye. Reka twongere mu kanya ihiye twumva uko imeze. Ciao. Okay, ladies and gentlemen, ubu ngubu noneho uruboga rwacu cyangwa se inyama yacu yahiye neza. Icyo nkundira rero ham, yewe byasoniye. Byasoniye. Ariko ngiye kuvuga ni icyo nkundira ham ifite ukuri zamura kantu. Oh my god. Nanabyumvishe gutya byonyine umwuka imizamura hano. So delicious. Guys, reka turebe uko imeze neza ko byahiye kwa kundi. Ariko mbere yo kwikuramo turiko turakoresha temperature. Turabanza turebe ko byibuze at least yageze 160. Ubona gusona gutya ugasanga ntago
yayigize. Yep. 100%. 165. Urumva ko dutinzeho gato, izamutse gato gusa aho ngaho naho ni nziza. Ikibi ni ukujya munsi y'160. Ugiye munsi y'160 bitari yashya, ariko hejuru yaho gatanu turengejeho nta kibazo kiriho, imeze neza cyane. So guys, nababwiye ku bantu baba bifuza, ibaze nawe ufite umunsi mukuru, ukaba ufite umunsi mukuru n'abashyitsi bakuru, bakabona ubazana inyama nk'iyi ngiyi. Yesu we, Mrs. Spinach uzumingire. Umunsi mukuru, abashyitsi bakuru, inyama yitotoye nk'iyi ngiyi. Yesu Maria na Yosefu babembera. Umva, nziko n'inyama nkuru. Umunsi mukuru, inyama nkuru n'inyama yitotoye tubyongereho. Urabona buri mushyitsi wese yakuraho irota akitahira, kandi nziko ryamugusha neza pe. Igufa, murebe ukuntu igufa ryagiye. Igufa ryagiye ririyomora. Cya kirungo cyacu twashyizemo, twakoresheje inanasi, kwa niyo flavor dushaka. Nababwiye ko abashaka kuba babikora nk'aha ngaha muri USA, bongeramo isukari, ubuki n'ibiki, bashobora kubikora, nabyo biremewe. Natwe kuba tuyanga, ntabwo dukunda isukari nyinshi cyane, dushyiramo gusa fruits. Kwa fruits ko nabwo turazigurira, ntabwo ari fruits zo mu bikombe, ni fruits zacu twashyizeho gusa. Urabona rero, at least urabona ko yagiye igufa doho. Iri ni igufa ryomotse ku nyama. Reka nsabe Mrs. P yegere. Uretse gato ndeke gukomeza Mrs. P. Dukurira ifoto nziza, kuko nta foto nta cyabaye. Reka maze ntanga umwanya. Oya, ahubwo reka tucyarure muri iriya sorori, ndabona ari bwo byaba bisa neza. Iyi ngiyi niyo yakora umuti. Iyo niyo mbona rwose. Niyo nari nateguye nuko. Iyi hamu yacu yaba ari well presented. Oya, ubanza n'icyuhagujwe. Ubanza ariko babyita. Ubanza n'icyuhagujwe rwose. Oya, banza n'icyuhagujwe. Muri iyo sorori rwose ndabona ariho. Yebega no kuyarura umva. Ni ara system. Hano ndayaruye, ariko aka ka juiciness burya ukuntu kaba kakeneye ni flavor n'ubundi yashyanye n'inyama, bashyiramo kugira ngo abantu rwose baze kubona inyama ifite umufa cyangwa se fresheri. Juiciness. Kazi mutubwire abantu bazi gutegura ibirori, mutubwire ese winjiye ahantu ugasanga hari inyama nk'iyi ngiyi. Gusa nanone asa nk'uzuminga out hari mbabwire neza. Gusa nanone guys, iyi nyama ni umunsi mukuru. Hamu twatetse n'umunsi ni umunsi mukuru. Usashaka hamu yakwikoreshereza gusa mu migati cyangwa mu bindi bintu, azagenda bihamu ikase. Tabashyiraho hari ndashaka link ntayibona, ariko muzagenda maze ngo hamu iri sliced cyangwa se kase mu duce duto. Iyi yacu ni hamu wateguye ku munsi mukuru. Ndashaka ko Thanksgiving igiye kuza, umuntu azaza asanga isorori wawe ikataguye abaruraho inyama. Ariko guys, nubwo wenda bari ibinyamahanga, ariko iyi nyama irasa nabi. Mutubwire, iyi nyama umuntu aragasanga iwawe, wenda sijya ko yaba wenda aziririza uru ruboga, ubundi irasa nabi. Ni well presented. Hano rwose wajyanishije n'indi ndyo iri buribwe n'abandi bantu. Nzi ko kongerwa kubitaho dini. Ongera ukozemo. Neza rwose.
ongera ukozemo. C'est présentable. Ya ni akantu rwose kari presentable kandi umuntu kukarya nzi ko bakwishima ari benshi. Habaye watumiye abantu batabasha gukora kuri uru ruboga cyangwa se ku nyama y'ingurube cyangwa ku gikomoka ku ngurube, ushobora gutegura kandi kantu ku ruhande, ariko nzi ko iyi ngiyi ngende kuyireba ariko murayibona. That's perfect, a perfect decoration for the party. Wow. So guys, icyiciro kigezeho rero ni cya kindi kimara intimba umutetsi kigashimisha umushyitsi, abantu bose bakataha bishimye. Nimba mpera hehe mumbwire guys, ka testing twumve ko twatetse ibintu biryoshye mbere ko bigaburira abandi. Turi kumwe se? Yep. Ndahera kamere hano hariho nanabereke guys ukuntu byoroshye kuyarura, ukuntu ari ibintu biri easy. Dore intongo ziba zibaze, intongo rwose ziba zibaze. Icyo ukora kuyishingana n'aka kabuto kawe ugafata hariya ukomoramo. Kamenye igicingi ku ruhande. Kikiyiko reka mbe nkishyize ku ruhande. Ifoke nawe ndabona yihaye kugwa kandi mfite icyuma. Nako icyuma nacyo ndabona kihaye kugwa kandi mfite ikindi cy'abashefu. Guys, urabona naruranye agafu kanjye twombi n'inyama. Icyo nkora cya mbere ni ugukuramo izi kirida. Uzarye kirida uramenye. Ndakeka nzimazemo. Fruit wayirya ku ruhande ariko burya ngiye mbanza inyabada. Aha. Yep. That's a perfect ham. Ushaka kuyifatanya n'agafuru ariko reka mbanze nige ham yonyine. One more time. Tena ndi kulika kananasi. Ongereho n'agahamu. Yatekamwe. Guys, was mom maze gutestinga twice. Hari ukuntu urya ikintu bashaka kugira amatsiko y'ikindi. Ndi kuri iriya ham bwa mbere buriya kakuka k'inanasi kamanukiramo. Ntabwo nari kureka mbanze mbere yuko mbaha amakuru nkafata. Numva uko kameze uko kamanuka mu mubiri wanjye. Guys, it's perfect. Abantu bagira ubwoba ngo harazamo isukari hagize gute. Ariko nanone ku bantu nongera ko akantu ku bantu bagize bakunda kubashyiraho isukari n'ibiki, hari akantu bashyiriyeho kuri video gitangira rero ngiye kuvanga bino naberetse. Ariko ku bantu bakunda ikintu cy'ibiratirere niyongeza uziko urarya ham hano kwamenya kari inyama uri murya nko ari cyo ry'inyama z'ingurube ntabwo wabimenya pe. Urumva harimo ikintu cya fruit, iyi fruit twavanze bakarimo niko kukameze kahita kagutanga imbere. Wano ushunnye harakuka gutanga imbere. Nako ngako noneho inyama wamira ukumva umize inyama iri smoky.
mo gakeya. Guys, reka mbifurize hazagira utestinga iyi ndya tubwire cyangwa ku munsi mukuru ayikore atubwire. Nzi ko tuzahuza kino cyanga, reka nongere. Wow. Ugikubita iryinyo ham urumvamo urumvamo pineapple. Ugikubita iryinyo pineapple kwa inyengetera muri ham urumva ari pineapple ariko inoze cyane. Uzabikore gutya udakunda amasukari y'inyongera, bikunda ibintu naturel. Kuko ninyongera nayo twamuhaye recipe yakoresha. So guys, reka mbashimire, maze mpamagare Mrs. Pinari kwita ku mwana anyumvire muri ezo tariyumva ntabwo nshira amakenga ntabwo reka maze nawe mukubite nk'akantu ka vi. So ikiganiro cy'uno munsi nahangaha kirangiriye, nahangaha gisorejwe, naho butaha tuzongera kuri video. Guys, turabakunda cyane kandi tuzabaza ku mutima. Ciao.